Ndabasuje cyane mbifuriza ibihe byiza no kugubwa neza abakunzi ba Meya Boss TV. Turongeye turagarutse tuje kubagezaho amakuru agezweho, amakuru n'ibiganiro bigaruka kuri politike, amakuru n'ibiganiro bigenda bivuga ku byo isi igenda inyuramo muri rusange. Uyu munsi nanone rero tuje kubagezaho andi makuru. Uyu munsi bwo ntago tujya ku ntambara ishyamiranya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igisirikare cyayo bahanganyemo na M23, ahubwo uyu munsi tugiye kubabwira ku muperezida uri kuvugwa cyane mu bitangazamakuru, ukunzwe n'abatari bakeya muri Afurika, umuperezida ukomeje kuvugisha benshi, ukomeje gutera ubwoba ibihugu bitandukanye cyane cyane ibyo mu burengerazuba bw'isi, aho tuba tuvuga ibihugu by'i Burayi, Amerika ndetse n'ibindi bihugu usanga ari bagashaka buhake bifuza ko Afurika yahora hasi kugira ngo bayibyaze umusaruro muri rusange. Umuperezida rero ni perezida wa Burkina Faso, ni Ibrahim Traoré, perezida ukunzwe n'urubyiruko, perezida ukunzwe n'abaturage, perezida wagiyeho amaze guhirika ubutegetsi bwari buriho ndetse akajyaho ndetse agahindura ibintu byinshi bitewe n'uko iki gihugu cya Burkina Faso cyari cyaribasiwe n'intambara, cyari cyaribasiwe n'imitwe y'iterabwoba ndetse n'ibyihebe, abaturage bicwa umunsi ku munsi. Ariko uyu musore, uyu mujene ukiri mu myaka 30 agahaguruka akavuga ati ibi bigomba guhinduka ndetse bikarangira koko afashe ubutegetsi, akaza guhindura byinshi. Speech ze zahuranyije, speech ze zihita zigera kubo ashaka kuzibwira, nizo yivugira. Ni speech usanga nyine zivugwa n'umuntu ukomeye mu mutwe, cyase umuntu wavuga ngo ugiye kumwitira izina ni ikihebe, ni umuntu nyine ubona ko yashiritse ubwoba, ni umuntu udatinya kubwira abandi baperezida ba Afurika bagiye batandukanye batinya kubwira. Ni umuperezida rero wavuga ngo ni intwari cyangwa se ni intwari y'abanyaburukinabe kubera ko bamukunda kandi bashyigikiye ibyo akora. Ni muri iki cyumweru rero nibwo yaragize speech ndetse agaruka ku buryo Afurika nyine ikwiye kubaho ndetse n'uburyo Afurika ikwiye kuyoborwa. Gusa tutaragera aho ngaho ndagira mbabwire ko uyu mugabo yatangaje ko amaze gusimbuka kudeta zigera muri 3 ndetse izi kudeta nyinshi ziba zishaka kumuhitana. Bivuga ko ndetse n'abashaka kumuhitana babarizwa muri Cote d'Ivoire, ariho bategurira umugambi ndetse ari naho bategurira gahunda zose zo kugira ngo bahitane ubuzima bw'uyu muperezida Ibrahim Traoré. Uyu Traoré agerwa intorezo, niko navuga, ahora ashakwa nyine kugira ngo yicwe bitewe n'uko avuga ibintu ibihugu bikomeye by'i Burayi, Amerika badashaka kumva, badashaka kumva mu matwi yabo kubera ko aribo abasereza. Uyu mugabo n'ibindi bihugu bitatu harimo Mali ndetse n'ikindi gihugu kimwe na Guinea, urumva ni ibihugu byishyize hamwe biva mu muryango w'ubumwe bwa Afurika, bikora umuryango wabo wa CEDEAO. Akaba ari ibihugu bihuriyemo ari bitatu kubera ko byose bishinjwa ibyaha bimwe, kubera ko aba bayobozi bagiye bavuga ko bashimuse ubutegetsi batagiye ku buryo bwemewe n'amategeko, ariko ibyo ngibyo bidafite icyo bivuze. Ku myaka rero igera muri 3 uyu mugabo amaze ku butegetsi, aravuga ko amaze gusimbuka kudeta zigera muri 3 zose zishaka kumuhitana no gufata ubutegetsi bwe. Avuga ko rero abantu benshi batandukanye bari kugira uruhare mu kuba yaterwa kudeta bari kugenda bafatwa ndetse bagatabwa muri yombi, by'umwihariko harimo abatsinzwe kuba yasimbuye ku butegetsi. Abo bose ari kugenda abakuraho ndetse abafata akabata muri yombi. Ni umugabo ukunzwe n'urubyiruko cyane ko agerageza kwisanisha n'urubyiruko kubera ko nawe avuga ko ari urubyiruko muri rusange. Ubwo rero yatangarije urubyiruko mu kiganiro yagiranye n'ihuriro ry'urubyiruko rwa Afurika ndetse akatangamo speech iri inspiring speech nyine ivuga uburyo urubyiruko rukwiye kwitwara, urubyiruko rukwiye kubaka Afurika, urubyiruko rukwiye kuba ari rwo nkingi y'iterambere rya Afurika kurenza uko urubyiruko rwaba ari rwo rusenya Afurika. Ikintu cya mbere avuga ko ibihugu byinshi bitandukanye, yaba ibyo twita ko bikomeye by'Uburayi
Burayi bifite ikibazo cy'uburyo byabona urubyiruko, kubera ko usanga abaturage babyo benshi ari abantu bakuze, usanga abaturage babyo benshi ari abasaza, ndetse bafite ikibazo cy'uburyo babona urubyiruko rutuma nyine batera imbere. Hari n'ibihugu usanga rwose iyo umubyeyi abyaye ahihererwa amafaranga, kubera ko bavuga ati uzanye imbaraga zije kubaka igihugu, uzanye imbaraga zije kubaka iterambere ry'igihugu muri rusange. Abwira urubyiruko rero ko ari amahirwe Afurika ifite kuba iyo mu by'ukuri ifite urubyiruko rwinshi. Usanga abaturage benshi muri Afurika ari urubyiruko gusa, bitewe n'uko mu Rwanda nyine nako muri Afurika population usanga abantu benshi cyane ari abantu b'urubyiruko, kubera ko abantu muri Afurika barabyara, ndetse urubyiruko usanga ari rwo rwinshi cyane iyo ugeze ahantu hateraniye abantu benshi. Akavuga ko rero ari amahirwe mu by'ukuri Afurika igomba kubyaza umusaruro, kubera ko ifite urubyiruko rwinshi, biba bivuze ko ufite imbaraga. Icyo gihe rero biba bivuze ko icyo washyiraho umutima cyose cyakunda kandi cyakorwa. Abwira urubyiruko rero gukura amaboko mu mifuka, bagakora ndetse bakiga, bagasoma, bakamenya icyateza imbere Afurika n'ibihugu byabo muri rusange, ndetse bakamenya icyo gukora kuruta uko bajya kwirwa bihindira muri za social media bareba ibidakwiye, bareba ibidafite akamaro, ahubwo bakaba bakora ibikwiriye guteza imbere Afurika. Avuga ko ndetse abantu bavuga ko ibihugu by'i Burayi bitifuriza iterambere Afurika, kandi birakwiye ko ibyo ngibyo nabyo tubimenya, ndetse tukamenya ko nta cyiza batwifuriza. Atanga ingero z'abayobozi bagiye bakomeye bagerageje guharanira amahoro n'umutekano ndetse no kwishyira ukizana kwa Afurika. Avugamo ba Patrice Lumumba, akavugamo ba Gaddafi, akavugamo ba Julius Nyerere. Abo bose bagiye bicwa ndetse gatwarwa bunyago, bitewe n'uko bageragezaga kugaragaza ko Uburayi mu by'ukuri ntacyo bumariye Afurika, ndetse Afurika ikwiye kwigenga ndetse no kwiyobora muri rusange. Ibyo byose rero ababwira urubyiruko kugira ngo arebe ko rwahumuka, rubashe kuba rwakura amaboko mu mifuka, rukore ndetse rwubake umugabane wa Afurika, kuko Afurika ifite umutungo kamere, ifite ubutaka, ifite ikirere cyiza, ifite imvura, ifite byinshi cyane byayiteza imbere, ariko bitewe n'ubujiji cyangwa se bitewe n'imitekerereze yo hasi no kuba bagashaka buhake baramaze kutumanipira cyangwa baramaze kuba badushyiramo imyumvire idatuma twakwitekerereza ikintu cyaduteza imbere. Ibyo ngibyo byose bigatuma Afurika ihora idindira. Uyu mugabo rero Ibrahim Traoré we avuga ko yabahagurukiye, ndetse yahagurutse kugira ngo arebe ko urubyiruko rwa Afurika by'umwihariko rwagira aho ruvana Afurika naho ruyigeza muri rusange. Mbashimiye ko mukomeje kudukurikirana kuri Meya Boss TV. Kora subscribe tujye tubana mu biganiro tugenda tubagezaho umunsi ku munsi, kandi tujye tubabwira byinshi bibungura ndetse binabubaka. Kora subscribe, kore share, comment aho biri ngombwa, kugira ngo tujye tubana muri byose.